Haya, mambo vipi mumeze mte baro banje? Ndi Jobless Kwica TV Nation. Mambo vipi mumeze mte? Subscribe kuri YouTube channel y'Agasobanuye. Hikaze. Murakaza neza. Uyu munsi ngiye kubasobanurira filime yise Final Destination igice cya 5. Murakaza neza. Dutanganye na bisagarara ku kiraro. Aho kanya intebe ihita yica Sam mu kiganza. Atangira kumva ibintu atazi kandi bagenzi batari kumva. Akibaza ibimubayeho imbere y'icyo cyahise gitangira gusaduka. Nuko arangije afata umukunzi we barasoka mu modokari barirukanga. Peter nawe yaje abakurikiye. Arebye hakurya ahita abona sheri we ari mu manegeka hakurya y'ikiraro ari gusaba ubufasha. Ahari hatangiye kuriduka. Peter yashatse ukuntu yamutabara ariko ntibyamukundira umukozi asamanuka ayikubita mu gisongo. Sam yahise afata inshuti ye Peter ngo bahunge, ahita bahungira aho hakurya. Isaac wari muri toilette avuyemo yisanga ari wenyine, ahita amanukana nayo ihita imwica. Sam wari muri rukangana na Mori ageze ku kiraro asanga kiri gucikamo kabiri, ahita yambutsa sheri we ahita yambuka. Arebye hakurya abona umuntu urimo aramusaba ubufasha. Arebye neza asanga ni Olivia wataye rinete, yahise amufata aramwambutsa ku kiraro ariko kutareba neza byatumye hanuka ahita yikubita mu mazi. Ubwo make y'imodokari yari hejuru timugwa hejuru ahita apfaryo. Kurundi ruhande batwereka atari ahungagurutse utatu rumwica. Na manager nawe wari wifashe yabuze ko ntako atagize godure simwe mu maso nawe yita imutwika ahita apfaryo aramanuka. Natali na Peter nabo babonye ku kiraro cyakiri hakurya kugamahirwe make y'imodokari yari ifite za fera beto yahise irekura fera mu bagasi yuhuha irekura za fera beto zitazivwa muri Sam mu mutwe niba atite yica Peter. Bahise barusubiza muri bisi dusanga koko burya Sam byose yabirotaga. Naho ubundi ringi byari bonekerwa. Aho kandi ko Peter yaberekerwaga iribe yise mwica mu kiganza. Radio na televiziyo nabyo bitangira kwifatisha nkuko yabirotaga. Atafata umukunzi we barasoka bagenzi be bageze mu batsubiza mu modokari nibwo batangiye kumva cyo bitangiye kunyeganyega kubera umuyaga mwinshi wari uraho ngaho. Ibyo byose Peter yabonye mu ibonekerwa. Nuko umuyaga utumikira gitangira gusaduka. Nuko bose bahise batangira gukurikira Sam birukanka bahungira ku kindi gice cy'ikiraro abari ku gice cyo hakurya bahita bapfa bose. Kwihuse Sam yahise ajyanwa kuri polisi kugira ngo abazwe uburyo yabonekewe urikiro cyaragiye gusaduka. Sam abwira Fande ko ryari yerekwa ko nta wundi busobanuro afite. Kanya hahise yinjira uwungirije Fande amubwira ko ikiraro cyari cyubatswe nabi. Fande arangije arekura Sam amubwira ko ataramwizeye ko azakomeza kumucungisha ijisho. Umunsi ukurikira batwereka abakozi bose bari kumwe bateranye ari habereye ikiraro cy'abagenzi babo. Tena abagenzi be batangira kubaza Sam uburyo yamenye ko ikiraro cyagiye gushikamo kabiri babwira ko n'abasobanuro abifitiye. Batwereka ku ruhande batwereka Peter kumwe na mugenzi we Sam. Nuko umugabo arahindukira arabareba nabo barahindukira bagiye kumureba umugabo aravugiriza ahita yigendera. Ariko yababwiye yuko urupfu rudakunda abarwitambika. Gusa ku rundi ruhande batwereka Peter kumwe na sheri we Candice ariko amubwira yuko atameze neza. Gusa Peter akomeza kugenda amutera imbaraga kubera ko yaraziko hari amarushanwa agiye kuba. Candice akimara kumva amagambo ya sheri we yahise yinjira muri gym. Arangije abwira coach we ko muri gym ashushe cyane ko abiri umutekinisiye akajya kubikora. Kandi umutekinisiye yahise ajya gucana ya condition ariko arebye neza sound singa rwe rwangiritse ariko ntiyabimenye. Kandi sinayumva umuyaga udasanzwe gusa ntiyabitindaho akomeza imyitozo nko bisanzwe. Aho kanya bahise atwereka ibiro ryahanutse kuri air conditioning irigwa aho kandi serema akorera imyitozo. Kuba birwe menshi ariko ntiharikandagira. Tangira kwerekeza mu nzira yarimo urutsinga ruri n'amazi aturutse muri air conditioning. Yahise abwisume ngo yihanagura ibyuya ajuye imbere y'urutsinga ayikandagiraho akomeza imyitozo nkuko byari bisanzwe. Kandi sayesurira bara akomeza imyitozo ye. Gusa nyuma y'akanya mwe bakobwa zo karagira muri rya buro maze umukobwa aragenda gwirifu. Ifu nayo ihuma kandi si mu maso bituma hanuka yikubita hasi ahita apfatyo nta gusamba. Peter nayo mu gahinda kenshi ahita atajya kuciza impamvu yabyeshije kujya muri gym. Tiye Sam nabanza aramuhumuriza. Sam arangije yitegereje hakurya abana cyatigaho bahuriye ku rimbi. Gusa arebye hirya yongeye guhindukira arakibura. Ku munsi ukurikira batwereka Peter ari gusangira inzoga n'abagenzi be kugira ngo bagize ibibazo. Barangije batwereka Isaac ari ku meza y'abagenzi be bapfuye ari mashaka ibintu yabiba. Arangije yitegereje neza abona rendezvous yo kujya kwikoresha massage. Ahageze yatungiwe no gusanga ari umukecuru urimo amukorera massage. Nyuma ya massage Isaac ashize inshiga zimugabanyiriza uburibwe ariko muri ako kanya umukecuru aminota 30 cyo kuba agarutse. Nyuma ya kanya sohotse iburi cyari ryahise rigwa ku isume yitayira gukongeza umuriro. Isaac yarageje gutabaza ntibamwumva aho kanya tahanuka ku gitanda ngo amavuta yarari aho ngaho ahitameneka asakara ahantu hose yarari. Aho kanya telefone irasona iravibratinga bituma hanuka bityo Peter ahira mu muriro gutyo ahita yitaba Imana. Ko kurundi ruhande batwereka Peter bambwira abagenzi be yuko mugenzi we amaze gupfa. Bidatinze bahita bacana imodoka bajya kumureba ariko samtegereje hakurya ahita abona cya kigabo. Kuri no ncuro Peter yise agikurikira ngo ababaze ibintu birimo kubabaho niba icyo babiziho. Umugabo bidatinze yese ababwira yuko ngo barokotse urupfu rwo kuri cya kiraro
rwaje ruje kwihorera kandi ngo kubatwara umwe kuri umwe. Umugabo yahise ababwira yuko kwikiza urwo rupfu byasa kugira ngo buri muntu wese yice umuntu wundi ufite ubuzima kugira ngo nawe agire gutya abeho. Umugabo bidatinze yahise ajyanye imodoka ahita yigendera. Bidatinze yahise abwira abagenzi be yuko bagiye gupfa bose. Samu yerekwa yagize yamubwiye yuko yakijije More ko we atapfuye. Kamugarinda kenshi yahise abazwa nuko Samu yakijije More wenyine ahita yigendera. Kwihuse batwereka Olivier kumwe na dogiteri yagiye kwivuza amaso. Dogiteri itegereje neza asanga mu ko bya Olivier ntabwo byuzuye. Yasohotse agiye kubizana agacupa karahanutse kagwa muri prise nuko insinga zari ziri kuri rays zirikanga zitazica Olivier amaso. Atabajije bagenzi be barabyumva biruka ngo bagiye kumureba. Nibwo bahageze More mugahinda kenshi niwe mu buribwe atanyerera yikubita hasi abaca mu dirisha ahita apfaryo. Muri iryo joro Sam ari kumwe na More. Sam yahise avumbura yuko ukabona barimo gupfa ari nako bagiye bakurikirana nkuko agiye abibonekera. Habanje Isaac hakurikiraho Kanzi nyuma Olivia. Aho kandi Sam yahise avumbura yuko hagezweho Nathan. Iruhande batwereka Nathan nawe ugeze guca mu bikorwa amagambo ya Mukarage. Nathan yahamagaye umugabo bazirana mu kazi atangira gusetinga ibyuma kugira ngo abone ukuntu amwica. Sam atangira gushamirana n'uwo mugabo bitaroye. Barimo gushamirana yahise hanuka ahita apfaryo. Nuko bagenzi be baza kuvumbura ibyo Nathan yakoze. Nuko Nathan yahise afata ubuzima bwa Roy. Sam arangije ababwira yuko barimo gupfa bakurikiranye nkuko agiye abibonekerwa ku kiraro. Abira yuko hagiye gukurikiraho manager. Bataramusobanurira Spara yisiza mu mutwe ahita apfa. Kwihuse batwereka Sam na More bari gusangira nyuma y'akazi. Kwihuse muri aho kanya Peter yayisaza atangira kubavangira ababwira yuko yashatse umuntu wamufira mu kimbo cye ariko aramubura. Yahise atangira gusobanurira Sam amubwira ko yakoze amakosa yose y'abatari urukundo rwamugize nk'impumyi abatabaye ari muri bisi bose. Iyo mpamvu Peter akuramo imbunda ayitunga More amubwira yuko ntacyo rusaga abandi bose. Bakiza yahise amujuye hameza ajya guhisha More. Okanya Peter yahise avumbura aho Sam ariko agiye kumwica abura yuko n'ubundi bose bari abagenzi nta buzima bafite kuba bakomeza kubaho. Peter yahise akubita Sam arasinzira. Peter agiye gufata More afande yahise aramwitambika birangira Peter yisha afande. Peter yahise asaba More ko yamura ko yari amaze kubona igitambo. Peter abwira More ko amubonye yica bityo ko yazamushinja mu rukiko. Aho kandi Peter yahise yataka More. Sam wari umaze kubyuka ahita amujomba imishito nawe yitaba Imana atyo. Sam yahise asigarana iminsi ya Peter n'iya afande yose hamwe. Okanya ahita afata sheri we barigendera. Nyuma y'ibyumweru bibiri batwereka Sam na More bategedege ijya mu Bufaransa. Okanya Sam arebye hakurya ari umusore arimo gusora mu ndege avuga ko indege igiye guturika ariko Sam arangije ntiyabyitaho. Nyuma y'akaye indege ihagurutse Sam na More bahise babona indege itangiye kwaka. Ahita yibuka amagambo ya wa musore basoye mu ndege yuko indege igiye guturika. Atavumbura yuko nta kindi gisigaye nabagiye kutera Imana kwa indege isiganuka kubera inkongi iturika ityo. Nathan yabwiwe yuko kurundi ruhande mu gihe Nathan arimo shingura wa muntu ngisha yahise abwirwa yuko umuntu yararwaye indwara y'ubwonko nawe agiye gutapfa mu gihe gitatinze. Ya ndege yakiye ibice byahise bimugwaho ahita apfa atyo. Yeah.